Mwiriwe mute bakunzi ba Eugene Official, reka twongere tubasuhuze cyane kandi tubifurize umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye muri masaha y'umugoroba. Reka twifurize igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye muri masaha ya mu gitondo. Biraza guterwa no mutwumva mwerereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi ku mugoroba, birumvikana tugarutse mu makuru agezweho. Turi ku mugoroba rero wo kuri uyu munsi wo kuwa mbere, turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2025. Munyemerere mbabwire ko rwose nubwo tuje mu kiganiro dukererewe, byatewe n'impamvu z'uko rwose hari amakuru twe turimo kugenda tubacukumburira akomeye cyane. Turavuga tuti aya makuru ntabwo twajya mu kiganiro tutayafite cyangwa se tutayafite ngo tuyahe abadukurikira cyangwa se abakunzi bacu. Turavuga tuteka twitonde tubanze tuyabone. Mu by'ukuri wenda niyo abenshi mwaba mwaryamye muze kuyabona wenda ari mu masaha mu gitondo. Namakuru avuga iki? Namakuru agize ibitero biri kuba ubu ngubu tuvugana ndetse n'ibindi bitero biri gutegurwa. Mwumvishe byinshi kuri ya ndege mu by'ukuri byavuzwe ko yaraswe na drone hariya i Murenge. Munyemere muri amasamba abwire ko mbazana icyitwa version nshya kuri iyi ndege ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Donc muri iki kiganiro cyacu umuntu uri buze kubana natwe araza kumenya byinshi, agiye kurarana amakuru menshi, niba kandi arimo twumva no kumanywa agiye kwirwana amakuru menshi ndetse nava ngo ari update. Abarundi mbagarutseho. Abarundi mbagarutseho uyu mugoroba muri iki kiganiro cya none. Ndagira ngo mabwire ko igisirikare cy'u Burundi FDNB nacyo ngiye kongera kigarukeho. Gusa ariko icyo nababwira cyo Gisekedi yarazengurutswe ntiyabimenya. Ubu tuvugana muri Warikare Wazalendo barimo kubreakinga bavuga ko ngo bamaze gucakira ngo babasirikare babiri ba M23 ngo babafashe. Mu by'ukuri ngo bakoze operation ngo nka zimwe za M23. Tenye umuntu urakora ikintu barangiza nawo ngo bakakimwiyitirira ngo nawo ngo bakoze ngo operation zidasanzwe nk'iza M23 ngo bituma bafata Wazalendo y'abasirikare babiri ngo ba M23. Byabereye byose ni mu kiganiro giye kugenda cyangwa se muri amakuru yacu ngiye kugenda mbagezaho. Twihute cyane, inkuru iri kutugeraho nonaha ituruka muri drone yacu iherereye hariya mu nkengero za Masisi hafi na za Warikare. Aravuga ko mu by'ukuri muri territoire ya Masisi muri Gropoma ya Kamuronza aho bitara ngo ni muri centre ya Sake, ubwo ni hano n'ubundi hafi ahanga rwose. Ubwo ndimo ndaguruka tayari buranafatiyeho n'imiriro myinshi rwose. Ubu nagiye ubwo uri buze kugena rwose ahumbya, ntabwo ari buze kugena n'amakuru kuko ntabwo ndi buze kwabwira byinshi. Ndaza kwihuta mu makuru kugira ngo bigende neza. Muri Gropoma ya Kamuronza ni muri centre ya Sake, quartier ya Zinduka, muri quartier ngo quartier yihe, muri quartier zitandukanye. Ngo muri iki gitondo ngo habyukiye mu gitondo cyashize, habyuki cyitwa operation zidasanzwe zo guhiga aba FDLR ndetse na Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bakuyemo uniform bakigira mu giturage. Ibi twari tubiherutse muri hano mu mujyi wa Goma, operation ziba mu bice bigiye bitandukanye. Ariko se kubera iki M23 yongeye kongera ikavuga iti tugiye kongera dukore operation, twongere turebe mu by'ukuri ahantu hose mu by'ukuri bikomeje kugenda bizamba. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nyuma yuko FARDC ndetse na UPDF bawongeye guhagurukana cyitwa operation ngo guhiga umuzarendo ndetse n'ikibatsi M23 iri kugaba kuri Wazalendo haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Wazalendo bagize gutya, barangije bamwe bari gutoroka mu Kizalendo bakagaruka n'ubundi bakigarukira hano muri za Sake, bakaza bameze nk'abasivile bakuyemo uniform bakihisha mu mazu. Ibyo rero 23 yamaze kubitahura. Niyo mpamvu uyu munsi rwose mu gitondo cya karekare babyukiye muri operation hano muri za Sake. Ndetse amakuru arimo kutugeraho nuko mu bajyanye mu bo bafashwe cyangwa se mu bafashwe bose utagiye yihindura umuzarendo yagiye yihindura umusirikare wa FARDC, kuko barakubwira ko abasirikare ba FARDC bagera ku 113 ngo nibo bafashwe, nibo bafatiwe hariya muri ibyo bice ngembo narindimo ndagenda babwira byahara muri Gropoma ya Kamuronza ahari muri centre mu by'ukuri ya Sake, niho bazindutse bakora icyitwa couvre-feu.
bamanutse barakumanuka ahitwa ngo ni za ubwo urumva bageze ahantu bita za Kimoka barakuzira bagira ahantu bita mu Bambiro izo quartier zose biri bakora ikintu cyitwa couvre-feu biriyo basaka kuko ngo FDL na Wazalendo nyuma ko ari gukubitwaho ikibatsi cy'umuriro mu bice bigiye bitandukanye bo icyo bari gukora no guhita bakuramo uniform bakaza barimo kubyigana hano muri za Sake ari benshi cyane ni benshi ku bwinshi barimo barabyigana ivumbi ryatumutse. Andi makuru nava ngo ari breaking news mbazane kuri uyu mugoroba. Wazalendo muri teritwari ya Warikare muri groupe ngo ni Kisimba. Iyi akaba ari localité y'abana Murema ni village ya Misinga nkuko amakuru mo kugenda tugeraho nuko Wazalendo bari kuvuga ko ngo bamaze gukora operation kuri M23 iri silence cyangwa se icecetse ngo noneho ngo bafata abasirikare ba M23 ari bazima ubu tuvugana ngo barabafite. Iyi nkuru nkimara kuyumva naturitse ndaseka sinzi nawe niba huri rwose inkuru itagusekeje kumva ngo Wazalendo ngo bafashe umusirikare wa M23 noneho tena ibyo bintu urumva bishoboka cyangwa n'umusivile bafashe bamwita umusirikare wa FARD wa M23 Wazalendo abasivile civilian ngo bafashe ngo umusirikare wa M23 umusirikare yabateye ate uwo musirikare yaba ari igifura bigeze bite byo gufatwa na Wazalendo konzi ko niyo yaba adafite imbunda yakoresha icyitwa mashwati cyangwa se agakoresha ubundi bujyanye ariko mu byukuri ntajye mu migwi ya Wazalendo ni kibazo gikomeye cyane. Ngo bari bagabye n'igitero ntabwo twamenya ngo cyabereye he gusa ariko ngo bakabafasha abasirikare babiri ba M23 ari bazima babafashe urongo akaba bafite. Igisirikare cya FARDC gihanganye bikomeye cyane na nico twakwita ngo ni Wazalendo ubwo bafatanyije no PDF barahanganye bikomeye cyane hano muri teritwari ya Rubero aho amakuru avuga ko no muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi wanone hiriwe imirwano ikomeye cyane mama miya uyu munsi ngo habaye ibitero bikomeye cyane nkuko amakuru mo kugenda atugeraho ndetse ibi bitero bikomeye cyane bikaba ari ibitero byagiye rwose ngo bigwamo n'abaturage kuko mu by'ukuri ngo Wazalendo ngo bakuragamo uniform bakirukankira mu baturage ndetse babona bageze mu baturage ntibashirwe bakanongera bakarasa bigatuma no mu by'ukuri UPDF na FARDC gutandukanya bibacanga cyangwa se bayobera byatumaga bayobera bigatuma mu by'ukuri barasa nkuko abakoremo kugenda tugeraho kugeza muri amasaha y'umugoroba. Rero amakuru dufite nuko nubundi operation UPDF ndetse na FARDC barayikomeje icyitwa Muzalendo agiye guhura n'akazi gakomeye ibice byose bari guhigwa bukware mu gihe bamwe nyamara ngo bari kubura ukuntu ngo bava doke ngo harabagiye bajya hano muri Sud Kivu hano muri za Uvira n'Abazalendo baturutse hano muri Nord Kivu bari kwibaza ikizongera kubageza muri Nord Kivu iwabo byabayobeye niba bari reportinga bameze bate barimo baradagadwa bacitse morali byo ku rwego rwo hejuru bacitse morali byo ku rwego ruri hejuru. Reka mu by'ukuri amakuru yacu reka duhite dushakisha uwitwa Machachari Vincent ubwo nawe abe yitegura reka dushakishe Machachari duce muri update tuva muri update duhita twinjira mu makuru rwose yandi agezweho muri politike ndetse na diplomasi ariko first of all reka tubanze twakire Machachari abanza ducacangire kubigendanye n'ibikwera muri bira bice nuko urugamba rwiriwe muri ibyo bice. Machacha wiriwe neza? Wiriwe bwana Fighter. Machacha karame nirewe neza muvandimwe ariko nakira amakuru ko yandege ngo yari imaze iminsi nubwo yarashwejo na drone ngo ariko yari imaze iminsi ngo yari yagiye hariya ngo ijyanye ibintu by'ibikoresho tumaze iminsi tuvuga harimo imyunyi imiti n'iki byose byagombaga kwifashishwa kuri abanyamurenge kuko ngo hasi ku butaka inzira FARDC yarazifunze ngo rero ngo bari bifashe ya ndege ya Médecins Sans Frontières cyangwa se imiryango itabogamiye kuri leta ngigeze ku kibuga cy'indege muri ibyo bice ngigira ikibazo baparika aho ngaho buriya ngo drone yaje kwirase hamaze hafi iminsi 2 bwana Machachari
nk'uko amakuru nahoze ncukumbura ndimo ndagenda nakira amacaca masunzu nubwo mu by'ukuri tutigeze tubibona babikora bakora ubugome nk'ubwo twagiye tubona abandi babakorera abanyamurenge ubanza bamubonye bamushyira ku rukarango pe bamufashe ubanza bamushyira ku rukarango ndakurahiye oya birumvikana bwana Fayita birumvikana kubera ko urumva ko nta baturage bari mu mazi abira nta baturage bari mu kaga bafite ikibazo gikomeye cyane ndetse kuko byanagaragaye mu itangazo ryaba rya twirwaneho ryaba itangazo rya 2023 barababaye ku rwego rukomeye cyane ntabwo babona imyunyu ntabwo babona amasabune ntabwo babona amavuta ni ikibazo gikomeye cyane kuko mu by'ukuri FRDC ndetse n'abambari bayo bafungiye amazi n'umuriro iriya ndege nk'uko bigarutseho nanjye nabikurikiranye ngo yari yangiritse gusa nk'aho yaba yaragonze n'igiti ngo iza kwangirika rero ngo ndetse hari amakuru njyewe umuntu wambwiye wari uhariya ngo ahubwo ngo bagiraga batya bakayirundaho ibyatsi ngo kugira ngo noneho mu by'ukuri FRDC ndetse batayibona n'ubundi bakaza kuyirasa bisa nkaho mu by'ukuri bari barabonye ko iriya ndege ishobora n'ubundi kuzaraswa itayi ari yose kubera ko yari imaze iminsi yarangiye nanjye rwose natunguwe nibyo ndimo ndavuga ntuwitwa Masunzu ubajije n'uruhinja hariya Murenge bakarubaza bati ese iraraswa ry'iriya ndege byagenze bite nutaramera iryinyo cyangwa se nutaramera amenyo yakubwira ko ari Masunzu wayirashe mbese iyo uvuze igisirikare cya FARDC hariya Murenge abana bose baharabeta bumva witwa Masunzu kandi bakamubara nk'umuntu w'umugambanyi wumve ko agiye kuba ikintu bita condemned cyangwa se icyo twakwita ikivume hariya Murenge macaca ibyo ndimo ndavuga ndabiwana umuntu wese umpamagaye uwitwa ngo ni umunyamurenge cyangwa se n'uw'Imurenge wese ikintu tambwira ko Masunzu yabagambane kandi yarahiriye kuzabamara ndetse n'ibitero byose biba hariya byose bavuga ko biri ku mutwe wa Masunzu kuko Masunzu ngo mu rwego rwo kugira ngo yigure hariya ahantu Giseke dabone ko ari mu kazi ngo yagerageje gukora ibishoboka byose ku buryo ngo n'umuryango we bine ngombwa nawe yawurimbura ariko ngakabikamo Giseke dikizere bwana Macacari niko bimeze yabitangiye itera bwana Fayita ntekereza ko amaze igihe kirekire nk'uko bigarukira mu by'ukuri abaturage bivuze FARDC muri biriya bice bahita bumva Masunzu bamwumva ni umugome yabakoreye ibibi byinshi buriya kugeza amagingo y'aya Masunzu abarirwaho amaraso y'abasirikare benshi yemwe n'abagiye bagwa mu bice bigiye bitandukanye na mbere y'uko iyi twirwanaho ibaho kuko urebye neza usanga twirwanaho yarabaye muri za 2017 ariko mbere y'aho gatoya hari abandi bawufitiye benshi bagiye bicwa kandi bo Masunzu bwana Fayita yagiye bivugwa ko ari bo wabivuganye barimo abitwa Colonel Mwungura abo ngabo babarirwa ku mutwe we barimo abo bita Colonel Gakiza nabo barirwa ku mutwe we n'abandi bakoloneli bamwe n'abamajoro benshi bagiye bicwa bwana Fayita bose hari iminembwe kandi bose n'abanyamurenge bose babarirwa ku mutwe wa Masunzu ndetse ubugome bwakorera bari abaturage baramuvumye ntekereza ko wenda ko ariko umuvumo w'Imana wo ubufite igihe cyawo udahita ugendera wenda ku byifuzo by'abantu Imana yakabaye isubiza ako kanya ibyo abantu basabira umuntu w'umugabo yakabaye inzogera yarigenze reka tubiveho reka tuveho turaza kubigarukaho kuko amakuru dufite ni menshi cyane bwana Macacari kuri uyu mugoroba Macaca reka twigarukire n'ubundi hano muri za Warikare amakuru arimo aravuga ko rwose uyu munsi hiriwe sharing zidasanzwe kuva amasaha mu gitondo bimeze bite nk'umuntu uri hafi cyane na Warikare mu by'ukuri ko mbona hari ahantu hajya ngo n'amarezo yabuze ko nahoze nshakisha drone zanjye ko zaba ziri maso mu by'ukuri ngasanga ntago ziraba maso bimeze bite mu makuru ufite muri amasaha Warikare birumvikana ibijyanye n'amarezo byo biba bigoye cyane kuko amarezo yaho abari mabi rimwe na rimwe abari hafi ya ntayo ndetse na ntayo amakuru abantu bayakura kuri bamwe baba bakoresha amaradiyo ya gisirikare hanyuma amaradiyo ya gisirikare akaba aribo bagenda badohereza inkuru zimwe na zimwe ziba biri kubera muri biriya bice kuri rero twabashije gutoza hariya bwana Fayita ndetse abakunzi ba FGN icyo bagomba kumenya nuko
imirwano mu by'ukuri yatangiye ku munsi twabigarutseho yatangiye ku munsi w'ejo ndetse ni imirwano yabereye mu nkengero za teritwari ya Walikale M23 niyo yari yagabweho igitero ndetse isa nkaho ibihoreye turaza gusa nkaho tubihuza n'ibyabereye muri Nyabyondo ariko noneho by'umwihariko reka tuvuge kuri ibi bice bya Walikale. Murabizi ko M23 ibirindiro byayo bisa nkaho bya nyuma byari biherereye mu gace hariya urenze mu gace ko bita Gashemiri mu gace kari imbere aho ngaho ko bita Kibati. Aha Kibati rero niko M23 yari ifite ibirindiro byayo bisa nkaho ari byo bya nyuma biza kugabwaho igitero, hanyuma M23 isa nkaho ibaretse ariko kandi bikavuga ko ibitero byari biri guturuka mu gace ka Kibuwa nako katari mu birometero byinshi cyane n'aka gace ka Kibati, ariko kandi bikabe kure ya Masisi ya Walikale teritware. M23 rero yaje kubigira umutwe udasanzwe ku munsi w'ejo, isa nkaho ibaretse iranje irabakikira neza iradoginga ukuntu nkuko dushobora kubivuga, ntiyakomeza umuhanda wose werekera Walikale, irakwipa gatoya ijya mu gace twavuzeho ku munsi w'ejo, agace ko bita Kikubwa twakagarutse yuko kari karimo ndetse na snipers batorotse cyane niko bagiyemo. Muri iki gitondo rero ndetse n'uyu munsi muri rusange haramutswe mu by'ukuri hasheringwa ibitatu bikomeye cyane ndetse bituruka mu gace ka Kibuwa ndetse bijya muri izo ase byaje gutuma M23 rero yinjira muri Kibuwa noneho ku mugaragaro. Amakuru bwana Faita turuka hariya kugeza ubu nkuko uri kuvuga ko n'amarezo yabaye mabi kuko ibi kompora byiriwe bishugunywa imijugujugu y'ibikompora, aho amakuru ahari avuga ko mu gace ka Kibuwa kugeza amagingo ya M23 kagabanye na FRDC barakagabanye neza cyane. Hari axe imwe iri gukontororwa na FRDC ndetse indi axe igakontororwa na M23 yo ni Kibuwa. Andi makuru akatubwira ko muri biriya bice yuko nyuma y'ibikoresho bitari bike byafatiwe bwana Faita ngo hafatiwe n'abere cyangwa se abazungu muri ziriya axe bwana Faita bafashwe mu mateko ngo bageze muri batatu. Hanyuma Macacari nk'umuntu uzi neza cyane watembere cyane hano muri za Walikale, kuba M23 yamaze kugera ahantu bita za Kibuwa, ibikisi ikimenyetso kigaragaza ko Walikale centre yaba yatangiye kugarizwa. Niko bimeze kubera ko icyambere cyo wenda abakunzi bacu bashobora kumenya nuko iyi Kibuwa M23 ntabwo yari yarayatatse mu buryo mu minsi yashize, ariko ubu yamaze kuba yinjiramo. Ni izihe mpamvu? Ushobora kumva ko kurasa kuri M23 tukayisheringaho ibitatu bikomeye cyane ndetse bibabuza umutekano ndetse bikababuza no guhumeka, uburimo urabahamagara. Niko bimeze, kurasa kuri M23 no kuyihamagara mu izi gusanga niko byagenze. Rero ni ukuvuga ko kuba bakomeje kurasa ibisatsu bikomeye cyane kuri M23 kandi babona ko yamaze kugera Kibuwa, biragaragara ko bari kubahamagara ngo binjire muri Walikale. Amakuru aturuka hariya muri Walikale centre aravuga ko ngo harunzwe ibikoresho ndetse n'ingabo nyinshi, ariko kandi bimwe ngo bikaba bisa nkaho byamaze kuba bisubizwa inyuma bikerekezwa mu duce muri axe ya za Rubutu, akaba ariho babijyana ngo kuko babonye ko n'ubundi Walikale centre ishobora kuba cyangwa se yegerejwe cyane ko kurasa kuri M23 bwana Faita nkuko wari ubigarutseho ni ukwikurura M23 kandi Walikale centre igihe cyari cyo cyose abantu bashobora kumva M23 yongeye kwisubiramo. Abwo twavuga ko yaba iyisubije kuko n'ubundi yigeze kwijyamo nubwo yayivanye. Hanyuma Macaca tukiri hano mu makuru muragenda ukurura, tuzi neza ko hari mu by'ukuri muri Walikale higeze kuvugwa ko hajemo abacancura Blackwater bari boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo baje kurinda n'ibinombe by'amasosiyete yo muri Amerika akorera hariya ya Canada nayo hose. Twumva ngo n'abirigi bagezemo hariya. Ubu tuvugana meze bite? Abo nabo bari kuri front line cyangwa se ari ku mirongo y'urugamba? Birakekwa ko abafashwe bageze muri batatu kugeza amagingo ya bari bakubiswe ndetse natanduye kuko byagiye bitangazwa bafatiwe muri biriya bice. Bamwe bakavuga ko ngo bashobora kuba ari muri bamwe babakora ibijyanye n'amabuye y'agaciro, abandi bakavuga bati ni bamwe muri babandi bari basanzwe b'abanyarumaniya babaga hangaha mu mujyi wa Goma, ariko bagiye baca muri parike n'ubundi bakagenda bacikiye nk'abandi nk'uko n'abandi basigaye berekejeyo, bakaba bari muri ibyo bice, bakaba bari ku
kurwana, abandi bakavuga bati nabo ba Black Water boherejwe kugira ngo barinde irombe ry'amabuye y'agaciro cyangwa se amakampani y'abanyamahanga. Benshi bakagenda babivuga mu buryo bugiye butandukanye, gusa icyitwa umuzungu benshi bakunze kwita ngo ni ba Rugigana bagaragaye ku rugamba kugeza amagingo ya barurimo. Kandi mwumvikana niba M23 irimo irarwana ndetse bamwe bakaba batangiye gufatwa cyangwa se gutabwa muri yombi bidasubirwaho, urumva ko bari muri advance cyangwa se bari mu imbere mu buryo bwo kurwana, kuko yumvise mu musirikare ngo yafashwe yatawe muri yombi, burya ari uko mu by'ukuri yabuze ubusubira inyuma gukora repe, agakojya gukora repe asanga abandi mu by'ukuri bamuteze amuce agomba gusimbuka. Ubwo bivuze ngo M23 yafashe ngo abagirimo abazungu bangahe? Ubwo ntabwo biramenyekana niba, ariko ndaza kuyakurikirana makuru niba ari ababirigi cyangwa se niba ari abamericenari aba Black Water, byose ndaza kubimenya pe. Ujya nuko bikurikirana cyane kuko ngo ni batatu kandi n'abazungu, na makuru yavuye ahantu yizewe cyane 100% gusa ko hari agafoto kasa nk'akagaragaye ariko katagaragara neza cyane, babafungishije imigozi yaza y'inzitiramubu cyangwa se za mustike spaneti nk'uko benshi bayita, babaziritse babatunaritse byanyabyo bwana Fighter. Urumva ko rero ariko abamwe bari guhuriza ko bashobora kuba ari b'abanyarubaniya kuko burya bose ntabwo batashye, hari abagiye mu ishyamba kajyana n'izo za FDR n'izo za FDC, abakomezanyije barakomeza baragenda bajya muri Warikare, bikavuga ko bashobora kuba ari abo, abandi bakavuga ko bashobora kuba ari abo ngabo baturutse muri actions z'Uganda. Nuko yatoza neza cyane abantu bakamenya aba bantu nabahehe, dore ko hari ikindi kintu kiri kuvuga bwana Fighter ko aba bazungu badakunze kuba bagaragarizwa itangazamakuru kubera ko ngo bazi kurekura icyitwa ifaranga, ngo igihe batawe muri yombi kampani zabo ngo zikora ibishoboka ibyo aribyo byose bakasuka icyitwa ifaranga bikarangira mu by'ukuri ibihugu byabo bidasebye cyangwa se kampani zabo zidasebye cyane ku rwego rwo hejuru, bakiyemeza ngo bakarekura ibifungo n'ubundi baba bayakore bajye bayatanga. Bwana Macecari, ndagira ngo tubanze duce muri izi nkuru z'imiriro. Hari inkuru ivuga akantu bita ngo ni Butsindo, mu by'ukuri n'ahitwa ngo ni Kinyana. Uyu munsi ngo habereye urugamba rukomeye cyane ku buryo ngo haje ngo na za ramforo ariko biranga. Hakaba n'inkuru ivuga ko muri Uvira havugwa mu by'ukuri urupfu rwa general bita ngo ni James. Izi nkuru zombi nifuza ko nibura twahera kuri inkuru ya za Kinyana, tukamanuka dusubira no muri Side Kivu tukareba uyu general wapfuye ese yazize iki bwana Mutaramu Macecari. Birumvikana ni muri Kinyana, ni muri teritware ya Masisi, n'ubundi niho twari tukiri tutahaho turi buze kuvuga ko uyu munsi imirwano yagaragaye cyane, yagaragaye muri Masisi ndetse ikagaragara no muri Rucuro, muri teritware ya Masisi mu gace ka Kinyana, ariko kandi twari tubigarutse tuvuze nk'uko wari ubigarutse agace ko bita Butsindo, ni agace katari kure cyane y'uyu mugezi wa Rushoga bakunze kwita Oso. Ni imirwano mu by'ukuri yabaye hakurya y'umugezi ndetse bano hakuno y'umugezi, harimo communication iri direct. Urumva izi wazalendo zo muri bice aya mazi zirayazi, zizi kuyambuka zikarwanira hakurya ndetse zikarwanira no hakuno. Byaba ngombwa ko mu 23 mu by'ukuri ibakubita ku munsi w'ejo, ni uyu munsi rero mu by'ukuri urugamba ruturutse. Gusa wenda icyo dushobora kuvuga nuko muri ibi bice hazamutse raporo z'abasirikare benshi ariko bivuga ko FDR zitari nkeya bari baturutse ngo mu gace ka hariya n'ubundi aho bita Irukweti bizwi ni quartier general cyangwa se ni igice mu by'ukuri kizwiho kuba kibitse cyitwa Wazalendo ndetse na FDR nyinshi, aho byavugwaga yuko habagaho n'ikigo gitoza ikigo cya FDR ndetse gitoza bamwe mu basirikare baba abanyatura baba mayimayi ba PSRC bose bagatorezwa muri ibyo bice. Bose rero ngo bazamutse ku bwinshi ndetse begera neza Kinyana, aho bivugwa ko ngo benshi mu by'ukuri ngo baje kuhagwa cyane mu gace ko bita Buhimba, agace kitwa Buhimba kakaba gashobora ngo kuba kariye abatari bakeya. Abandi biravuga ko ngaha muri za Butsindo bashobora kuba berekeje hafi y'amazi, ngo benshi ngo bagatwarwa n'amazi uko bajyaga baraswaga
muri ibi bice. Ni urugamba rwamaze amasaha 5, urumva urugamba rumaze amasaha 5 bwana Faisal ntabwo ruba rworoshye, baba abo ngabo batapfa mu byimbo, baba ndetse n'abasirikare ba M23 batapfa mu byimbo, ngo dore ko ngo bari bafite n'udukoresho dufatika turimo ndetse n'imbunda za 12, kuko muri turiya duce buriya usanga barwanisha imbunda zita nkaho zoroheje cyane cyane ko ari ibice by'amashyamba. M23 nayo yo muri biriya bice nayo mu by'ukuri iyo babonye ubona nanone nabari nk'inyeshyamba, kuko n'ubundi baba barwanira muri access z'inyeshyamba. Rero amakuru tugera tubwira ko kugeza mu gingo yangaya Kinyana intare za Sarangwe zishobora kuba noneho ziraye muri yose, nyuma y'uko ngo benshi basubijwe inyuma ngo bakajyanwa ngo ndetse bakaba berekejwe n'ubundi mu gace kahangaha Irukwete. Hanyuma Macicari, hano hari inkuru irimo iravuga ko mu by'ukuri uyu munsi rwose ibintu byahinduye, ibindi byahindutse ukundi, kuko ngo ibihumbi bigera hafi ku 8 by'abasirikare cyangwa se by'abasore bapasinze muri M23. Ibirongo bikaba hari n'ikimenyetso cyabigaragazaga ngo ubwo imodoka rwose zazamukaga nyinshi zerekeza hitwa za Rumangabo. Aya makuru bimeze bite bwana Macacari kuri izi deployment cyangwa se kuri abasirikare babashe gupasinga tuva hanga duhita twerekeza muri Uvira? Birumvikana ni abasirikare benshi murabizi, benshi baranabizi, ni abasirikare benshi bafatiwe hano mu mujyi wa Goma, benshi bamanitse amaboko, bari benshi murabazi ukuntu burijwe mu modoka bakerekezwa mu bice bigiye bitandukanye, ubwo bavugaga ko bagiye ngo ndetse gusukurwa cyangwa se gukorerwa icyitwa mu by'ukuri recyclage cyangwa se kubaganiriza. Ibyo niko byavuzwe, abandi bava Bukavu ndetse n'abandi bava bice byinshi bigiye bitandukanye, aho berekejwe hariya mu kigo cya Rumangabo. Benshi bari bafite amatsiko yo kubona bari abasirikare mu by'ukuri bava mu mahugurwa, bararindiye mu by'ukuri. Ntekereza ko benshi bari baravuze bati abasirikare bagiye, ndetse byagiye bivugwa muri acte ya za Bukavu amanama yakorwaga akavuga ati twebwe turajoyininga, ariko kandi twibaza tutese abagiye mbere baje dore ko bamaze iminsi itari mikeya, ndetse abagiye bajyayo mu nyuma ko bagiye bagaragara mu bice byinshi, ababo bajyanywe hehe. Ibi ngibi rero mu by'ukuri bavuga ko ari nk'icyo gisubizo gisa nkaho kigiye kuboneka, ubwo abasirikare ngo ndetse ngo bamaze kugera ku bihumbi 8 baherereye ahangaha i Rumangabo. Habonetse imodoka nyinshi cyane zanyuraga mu mujyi wa Goma ni imodoka z'amafuso zerekezaga Rumangabo, gusa kugeza ubu ziraza mu bwana Faisal ntabwo zigeze zigaruka ngo zigaragare zagiye. Mu by'ukuri twebwe twari hariya ndetse tuzibona, byabaye ngombwa yuko natwe twinjira neza cyane mu kigo cya Rumangabo turabaza dutese izi modoka zose zikurikiwe ndetse na konvoyi zaba zigiye gukurikira. Amakuru twahawe ndetse mu by'ukuri twavanye ahantu yizeye 100% ngo nuko pasawuti igiye kuba yabariya abasirikare ndetse bakoherezwa hirya no hino kuri tere mu by'ukuri aho bagomba kujya gukora imirimo n'ubundi biyemeje gukora. Gusa benshi barimo baravuga batese abantu bangana batya, abasirikare bangana bafite 8,000, ese M23 noneho bya bindi byakomeje kugenda bitangazwa yuko intambara igiye kuba Uvira, nubwo bamwe bavuga mu biganiro, ariko kandi nk'uko byagiye bitangazwa bikavuga ko bo bitabareba, bo bireba ibihugu bibiri, kandi ibihugu bibiri bikaba bitarigeze birwana ku buryo bugaragara. Rero bakavuga ko uko byagenda uko ariko kose M23 igiye kubona imbaraga ndetse muzo ku rwego rwo hejuru kana fight. Ndumva rwose ibintu bitoroshye naka na gato. Amacaca nyuma yuko ubwo twavuga wenda ko abasirikare burase mu veterani twavuga ko ibatunguye bakoreye agasha, abasirikare ntibahuye n'agashya mu gihe bari bazi ko ubuzima burimo buragenda burangira, bakaba ahubwo bagiye kuba deploying, bagiye kubasubiza mu mirimo. Birumvikana buriya cyitwa umusirikare abafite icyamuzanye, abazicyamujyanye mu gisirikare, cyane cyane ko bari abasirikare urabona ko nawe ubirebye urabona ko bamaze igihe kirekire bahugurwa. Benshi bari baragiye bavuga ko ngo bitoroshye gufata abasirikare nka bariya bafashwe matekwa, buriya ibikungo y'intambara kwishyira ku rugamba ntabwo uba uyizeye 100%, ubutekereza ko igihe cyari cyo cyose ishobora kuguhinduka n'ubundi gasubira
iyo yaturutse cyane cyane ko iba yabikoze bitavuye ku bushake bwayo. Nibwo benshi babivuze bavuga ko ndetse bishobora kuba ariyo mpamvu abangaba mu by'ukuri batahise bapasinga vuba vuba ngo bajyanwe kuri tere ngo kubera ko hari byinshi bari bashaka kubakuramo bakabibakuramo bigafata igihe kirekire. Urumva ko rero ntabwo twavuga ko mu by'ukuri wenda baba batunguwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane ko bagiye bazi ko bari bumare igihe gito. Babwirwaga ko bataramara n'icyumweru na kimwe hanyuma bakambara bakagaruka, ariko urabona bari mu 23 yinjira mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu nibwo bagiye kujya kuri tere, kumva ko mu by'ukuri amabwiriza yose bayahawe. Ndumva ari byiza cyane bwana Machachari. Ubwo urumva ko Mvetura mu by'ukuri ibakoreye agashya, irabatunguye cyane. Hanyuma Machachari, reka twisimukira twigire muri Uvira bimeze bitani bya Uvira ngo haravugwa urupfu rwitwa ngo ni General James ngo yarashwe na mugenzi we witwa ngo ni General Kamama. Bimeze bite ibyabagabo? Ibyabagabo ndakeka ko bimaze iminsi byagiye binugwanugwa, hashize igihe kuva uwo bita Rukumeta yakingurwa. Uyu mujenerali n'ubundi warasiwe muri bice akaza kuraswa ndetse akicwa, bikavuga ko yarashwe n'ubundi ari ku rugamba rwana na AFM 23 bare twirwaneho. Uyu mugabo amakuru hari nyuma yo gushyingurwa hari amafaranga yavuye i Kinshasa agera ngo ku madolari 20,000 ndetse byari byahawe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wita Jean Jacques Purusi Sadishi. Uyu yamaze kuyahabwa avuga ko agomba kuyahereza abagore b'uyu Rukumeta wari witabye Imana. Uyu mugabo yari yitabye Imana afite abana 7 ndetse n'abagore 2, birumvikana amafaranga barayahawe. Bakimara kuyahabwa rero haje kuvamo kutumvikana, hanyuma haza kubonekaho kongera kubunga. Bikavuga ko uyu General James ni autoproclamé ariwe wari ugiye gusimbura Rukumeta wari witabye Imana mu kuyobora uriya mutwe, ariko bita General autoproclamé Kamama nawe uyobora ikindi gikundi, nawe ntabyumve akumva ko igikundi cya Rukumeta bagomba kugifata bakagihagika cyangwa se bakakianexa kwike, hanyuma akakiyobora cyane cyane ko ari ubwoko bumwe, bakomoka mu bwoko bumwe. Amakuru hari rero avuga ko uyu General Kamama yarashwe ndetse akarasirwa mu mujyi wa Uvira, ndetse akaraswa na uyu James yarashwe akaraswa na General Kamama, ndetse ngo ataka kugira ngo amwite hanyuma abari gukomeza kuyobora n'ubundi biriya bice. Ibi singo bwa mbere byabaye bwana Faita, kuko buriya yakutumba nawe avuga ko ari we wishe uwo bita General Mutetezi. Ego ko bita General Mutetezi nawe waje kwitwa, nawe yari General autoproclamé, nawe yararate, ariko bikavuga ko ari yakutumba wamurashe kugira ngo n'ubundi ayo majenerali yabagenda agabanyuka hanyuma haboneke abayoboye abandi. So nuko kwicana nuko gusubiranamo, nubwo benshi babona barwanya AFM 23, ariko ubundi iyo byabaye ngombwa bigeze ku nyungu bikagera ku magrade bararasana bakicana da. Hanyuma Machacha, ndabona ibintu bijyanye n'amakuru rwose y'imirwano akomeje kugenda bariyo menshi arimo kugenda agaragara. Ubanza rwose iyi mpeshyi rwose iri buze gusiga ikoze amabara. Ubu ndimo ndabona indi nkurane ivuga ngo imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ahitwa Kibati ikagera ahantu bita ngo ni Kibuwa. Biravugwa ko ngo hafatiwe abazungu bagera kuri 3. Ise siburasi byende twahoze tuvuga ubwo ni ya breaking news mundi twavuze. Yego niyo twavugaga haruguru. Biravugwa ko hafashwa abo bazungu bagera kuri 3. Wamenye se ko Wazalendo ziri kwigamba ko ngo zaba zafasha abasirikare bagera kuri bange ba M23? Iyo niyo nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga za Wazalendo, bari kwigamba ko ngo bigaruriye cyangwa se bafasha abasirikare 2 ngo ndetse officier bwa Faita. Ikintu ndetse gihe benshi bari kuvuga tangaje kuvuga batese mwebwe mwaba mwafashe abasirikare 3 mute mwabafatiye bitwa bande ko muzi Wazalendo niyo bafashe n'umuturage amavideo ye ko atangira kunyura hirya no hino benshi bakamubona, ese abo bafashwe nabaye kugeza ubu mu by'ukuri bwa Faita n'ubundi bya bindi byabo n'ubundi bakunze kuvuga ndetse bakigamba ndetse n'ibidahari kugeza ubu ntabwo ari byo, kuko mu 23 nta musirikare wayo yigeze ibura. Ariko se Wazalendo nizo gufata abofisiye bari mu 23 ko
iki kintu nanjye nahoze nkibazaho rwose iryo jambo uko ubivuze nanjye niko mbivuze aba basirikare wazarenda abasivile koko nabo gufata umusirikare wa 23 cyangwa w'umuyobozi ngo bamufatira ngo mu duce tugiye dutandukanye ukabutse bisoboka bite aho umusirikare wahise ngo barabashimuse kwa bo bari kuvuga ko bari gukoresha terime yuko ngo babashimuse cyangwa n'abaturage baba barazijijwe ubusa babashinja ngo nabaye M23 akabafunzwe muri ubwo buryo gusa njyewe impamvu ntabyemera buriya wazarendo ndazizi neza cyane ndazizi pe buriya yo bafashe n'umwe gusa n'umwe bakamufata bakaba bamukeka cyangwa se bakaba babiteguye bakavuga bati twese twafashe uwitwa umusirikare icyitwa video nta muntu utayibona baba bazi ko amafaranga ari buboneke ku rwego rwo hejuru cyane baba bazi ko Kinshasa iri busuke urumva ko rero sintekereza ko bashobora kuvuga ngo twafata umufisiye ngo wahe 23 ntibigeze bamugaragaza kuri social media ngo tumubone mu by'ukuri ngewe ndabifata nk'ikinyoma n'ubundi cya kindi cyabo kuko bibakoze kuvuga ngo turi mu bice runaka twigarura ibice runaka ariko ugatangazwa no kubona ko bidahari gusa barimo baravuga ngo mu gace ka Misinga ngo mu gace ka Misinga ngo niho ngo bamufatiye ngo niho bamufatiye ngo bamujyana ngo mu gace ko bita Buhimba yibugimba ngo kabari karikiye n'ubundi yabangaba guta kugeza amagingo bwana Faisal y'ikinyoma cyambaye gusa ntabwo bira wabyemera wazarenza uzi ndabona ari witwa ngo ni Perezida Kabila rwose nawe uyu munsi hari amakuru wamuteguye ngo bimeze biti bya Kabila Kabila Joseph Kabila Kabange ni inkuru mu by'ukuri ku munsi w'ejo twese yaradutangaje navuga ko isa nkaho isekeje ubwo ku munsi w'ejo yizihizwaga navuga ngo ni kwizihiza isabukuru y'imyaka hafi 35 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibonye ubwigenge bafashe abayobozi bwa Faita bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amafoto yabo bayashyiraho hanyuma bita Joseph Kabila Kabange ntibamukiraho hano baravuga bati se ibintu bibaho kweri gute bahereye tuvuge Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva 1960 yahise iyoborwa ikibona independence yahise iyoborwa n'umuntu bita Joseph Kasavubu Joseph Kasavubu aza kwicwa ndetse arashutse kimwe na Emery Patrice Lumumba n'uwari koloneli Mobutu yego n'uwari koloneli Mobutu yarakiri koloneli ariko noneho ahita abica afata ubutegetsi muri 1965 ubwo ngubwo ahita ayobora inzibacyuho igeza muri 71 ubwo muri 71 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise ihinduka yitwa Zaire habayeho icyo bitaga Zaire umugezi amafaranga abaturage byose birahinduka arayobora ageza hadi mu 1997 ubwo yaherukaga ku butegetsi no bita Laurent Désiré Kabila uyu nguyu arayobora buri gihe gito cyane mu by'ukuri ageze 2001 araraswa aricwa asimburwa n'umuhungu Joseph Kabila Kabange arayobora kuva 2001 ageza 2006 ubwo yateguraga amatora rusange aza ndetse no kuyatsinda manda ye ya mbere igera 2011 arongera atorwa manda ye ya kabiri irakomeza n'umudarinda agera 2018 gusa igitangaje ayo mateka ahubwo igitangaje nuko bafashe umwe mu bayobozi bayoboye igihe kirekire bakamukura muri liste y'abaperezida cyangwa se mu rutonde rw'abaperezida bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba ari guhindura amateka niba ari ukumwanga benshi bavuga bati ibintu ntabwo byari bikwiriye kuri leta nka Kongo gufata amateka n'umuntu yaba yakoze nabi n'umuntu yaba yakoze ibyaha ntabwo wamufata ngo umuvane kuri liste uko byagenda uko kose aba yarabaye perezida aba yarayoboye bwana Faisal arega nakataraza gisekeda zakazana bwana Macacari zakazana koko tumahindura amateka ayikuye Macaca hari inkuru ngira ngo tuze gukorera ubugenzuzi cyangwa se ubushakashatsi ni inkuru ingezo nonaha rwose navuga ko irashyushye iracyashyushye abantu rwose bayitegure kugira ngo itaza kubiri no kotsa ikaba yabutsa ni inkuru irimo kugenda ivuga ko ubwo nyizanye mu by'ukuri ndabasogongeje iracyari mu gikoni turacyarimo kwitegura
ni inkuru ivuga ko ngo muri hariya bita ngo muri za Ituri ngo ni muri Garanoro yego ngo havutse undi mutwe uri kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa bita ngo ni Zaire. Uyu mutwe witwa Zaire, ayo makuru wayakure bimeze bite? Nta makuru ufite kuri uyu mutwe? Uyu mutwe wa Zaire rero ni umutwe buri uyu mutwe bwana Fight, uyu mutwe urahari. Wabimenya se cyangwa nawe nibwo amakuru arimo kukugeraho? Ubundi uyu mutwe nsanzwe muzi kuko nzi kubaho uwari usanzwe n'ubundi unahari, nuko usa nkaho wibasirwa cyane ndetse bakawurwanya cyane ndetse bakanawutsinda rimwe na rimwe bakawunetralize, ariko uyu mutwe wa Zaire urahari. Ni bande bawurwanya? ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa ntabwo wumva ni umutwe mu by'ukuri bajya bashyira mu gatebo kamwe na M23. Washinzwe ko numva ufite amakuru se ko aribwo njye nawumva watangiye ryari? Uyu ni umutwe ubarirwamo abaturage b'ubwoko bw'abahema, ariko ni umutwe utandukanye cyane n'uwa Innocent Kayina, ni umutwe utandukanye n'uriya mutwe wa Serge wa Thomas Rubanga. Ni ukuvuga ngo nabo bajya gusa neza na twirwaneho yangaha mu Minembwe, kuko ni abaturage n'ubundi barwana na leta ya Kinshasa, kuko leta ya Kinshasa ikunze gukoresha imitwe irimo za Kodeko bakajya kubica. Ni umutwe witwa Zaire. Uyu mutwe wenda hano wenda ntabwo benshi bakuze kugira icyo bavugaho cyane, ariko iyo Kinshasa yose ndavuga imitwe imubangamiye haya kwa Ruboya hariya hejuru muri Ituri, umutwe wa Zaire nawo bawushyira kuri liste bakavuga ko nawe ari umwe mu mitwe ugomba kurandurwa. Ukunze kuraswa ku rwego rukomeye cyane, bakunze gukoresha n'indege bari kuwiga. So rero ngo wakameje ngo ugiye gutangira kugira utya rwose ngo urebe ko watangira kugaba ibitero ku ngabo za guverinoma. Ese Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se hano muri Garanoro ibisimenyetso biri kugaragaza ko hagiye kuba intambara ikomeye? Yumvikana nuko gusa wenda hari umugande nawe hariya usa nkaho wamaze kwifatira ubutegetsi hariya muri biriya bice. Usanga mu by'ukuri wavuga ko nubwo hashobora kuvuka intambara, buri mugande hariya yarahitambitse yamaze kubafata nk'igihugu cye bwite. Biragoye kumva ko umutwe ushobora guhaguruka udafitanye imikoranire n'umugande hariya ngo uwo mutwe uzakomere. Urumva bahita bawuviraho indine, yaba FARDC yaba ingabo za UPDF bakawurwanya. Urumva ko biba bigoye, keretse ari nk'umutwe ufite wenda imbaraga nka M23 iri ahangaha yakunze gusebya ibihugu bimwe na bimwe. Hari uwambwiye arambwira ati none bwana Macaca, ariko ahangaha muri Asia za Chad Nyonge naho umugande amaze kubashyiraho barriere avuga ko adashaka ko M23 yavanza. Ese wewe urabibona ute? Urabona ko M23 ishobora kuzarwana na AFC M23? Ndavuga nti buriya ikintu cyitwa umugande nawe icyo kibazo wigeze ukimazo bwana Fighter. Nubwo Uganda yavuga iti kadeploying igashyira ingabo hariya muri biriya bice, ngenegereza ko Uganda itakora irakosa kubera ko nayo ibishaka mu by'ukuri guseba, kuko hariya hagiye hasebera. Ntabwo aribo ba mbere baba basebye. Afurika y'Epfo yarahasebeye, Tanzania yarahasebeye, ibindi bihugu bigiye bitandukanye byarahasebeye. Ntekereza ko Muhozi rero ari umunyabwenge, atagomba kwemera ko aseba bene kariya kageni. Gusa umutwe wakorera muri biriya bice udafitanye ubwumvikane n'abagande bwana Fighter, mbona ko kugira icyo bageraho byabagora. Twitege rero ko mu by'ukuri ubwo uyu mutwe ushobora kuza gukorana na Uganda, kuko twumvishe ko Uganda biravuga ko ngo baba barafunze witwa Kayina. Niba ibyo bintu ari byo, se uyu mutwe wakwemera gukorana nabo baramaze kumenya gahunda Gisekedi n'uyu musore navango cyangwa se n'uyu mugabo Moise Kanorga bafite? Buriya abaganda hari uburyo barwanamo muri biriya bice babaye, navuga ko politiki bakinnye n'urugamba rwa hariya rwabaye nk'urugamba rusa nkaho rwa passe partout, bo bakamera nkaho nta ruhande babogamiyemo. Uruhande rumwe bakaba bari hamwe na FARDC, urundi ruhande bakaba bari hamwe n'inyeshyamba. Urugero, niba Innocent Kayina yaravuye muri Uganda, byanga bikorwa menshi murabizi ko ibundi yabaga Uganda, imbuga yazivanye hehe, niyahawe uburenganzira nande kugira ngo ave mu gihugu nk'umuntu wari warambuwe intwaro. N'ubundi ni igihugu cya Uganda cyamuturije, cyamuhaye uburenganzira
uburenganzira bwo kuza ahangaha muri turi kurwanirayo. Icyo cyumvikane. Ikindi bituma Ruganga murabizi ko n'ubundi cyama cye cya Serpe yagifondeye cyangwa se yagitangiriye muri Uganda hari ikamba. So urabona ko Uganda iba ibirimo ariko mu rundi ruhande ugasanga yongeye igaragaye nkaho itabirimo. So aba bahema rero barwanira uburenganzira bwabo byagiye byumvikana Muhoozi Kainerugaba bavuga ko bari abahema ndetse ari abavandimwe be mu bwo ubwicanyi bukorerwa ngo nawe ashobora kubahorera ngo akoze ngo agomba kuzabakorera uko byagenda uko ari kose. Icyo rero kiragaragaza ko mu tabaye biriya bye n'ubundi la politike baba barimo gukina bakubita hirya no hino batagaragaza uruhande baherereyemo muri rutange. Aba bahema niba bashobora mu by'ukuri kwemererwa na Uganda yuko barwana igihe cyose Uganda iri hariya kandi iri gushaka amafaranga ndetse buriya rugamba bari kurwana hariya bwana Faita arega nta mafaranga bari kwihigira. Niba yarageze hari ikintu asaba bakamukubita ari amabuye nk'uko mwabonye kari agafuruma bamuhaye niba kari kuzuyemo amafaranga niba ari iki urumva nabyo bishobora nibyo kenshi na kenshi bituma Uganda irya indimi ebyiri ugasanga nta ruhande barimo. Biragoye guhita umuntu yemeza ko Uganda yakorana nabo ariko birashoboka cyane gukorana nabo mu ruhande rumwe ariko bagaragaza ko batari hamwe n'ubundi kuko byanga bikunze Muhoozi yakoze ko ngo nabavandimwe kandi ubwicanyi bakorerwa ntabwo bugomba gucecekwa. Birashoboka cyane dore ko mu by'ukuri hari muri biriya bice n'ubundi arega UPDF igisirikare cya Uganda kirimo. Macaca turimo turagenda tugana ku musozo niyo dusigaje iminota myinshi rwose ntago irenze iminota 3. Muri iminota 3 mu by'ukuri tubwire izindi update wateguye cyangwa se n'ibindi bifuza kugeza ku badukurikiye mbere uko tukurekura. Yes, twari tuyikomozeho ubwo ni Uganda yamaze mu by'ukuri bayirunda cyangwa se yamaze gukora deployment nyinshi cyangwa se abasikere benshi bagaragaye mu gace ka Cyavinyonge. Ini Cyavinyonge tubibutse ko iri hafi y'umupaka wa Kashindi ahantu muri Uganda ni muri Gano bakaba muri territoire ya Beni. Benshi bakavuga bati ese ko M23 iri mu duce turimo za Kisaka ndetse na za Runyansenge tukaba ari uduce natwo tutari kure y'Cyavinyonge. Ese Uganda ije guhagarara imbere ya M23 ije kwitambika n'ubundi nk'uko yabikoze hariya muri Rubiro cyangwa se yaba ije n'ubundi wenda gukora mu bikorwa byayo byo guhashya Wazalendo ziri muri biriya bice kugeza ubu nta kiramenyekana icyaba kibazanye muri rusange. Hanyuma territoire ya Rutsiro urugamba rwabaye urugamba aho Sebusinyatura yakomeje mu by'ukuri gukubitwa ku rwego rukomeye cyane mu duce twinshi cyane kuko twagiye tubivugaho hakaba mu duce turimo za Munguri ndetse no mu gace ko bita Kabudacya. Ahangaha bahakubitiwe ku rwego rukomeye cyane bwana Faita niho imirwano yagiye ibera cyane mu gace ka Munguri n'agace ka Budacya. Ikindi wenda dushobora gusorezaho ni hano mu gace ko bita Kanyambongo hano ni mu mujyi wa Goma hafi ya quartier Keshero ndetse na Kituku aho hafatiwe umwe mu bari bayoboye cyangwa se mu bakekwaga yuko bayoboye ibitero bikunze kugabwa hano mu mujyi wa Goma. Uyu mubandi yaje gutabwa muri yombi n'abaturage nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Amazina ye kugeza ubu ntabwo aramenyekana kuko twagerageje gushakisha uko yaba yitwa ntabwo turabimenye, turakomeza tubikurikirane. Hari muri Sake hakaba habaye n'ubundi icyitwa bouclage cyangwa se wa musako n'ubundi usanzwe ukorwa naye mu 23 muri access zigiye zitandukanye muri hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Sake muri rusange. Urakoze cyane bwana Macacari tuze gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane namwe. Yes, bakunze Jeune Official rero reka ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu muri amasaha tuyasoreza ahangaha tuze gusubira mu yandi masa ari imbere. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera
ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.